wigeze wibaza uburyo watera imbere mu mpinduramatwara y'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence AI iri kugenda izana? Ese ushishikajwe no kwiga ubuhanga bwo gukorana mu buryo bwisumbuye kugira ngo utabaho gusa ahubwo unatera imbere muri iyi si ihinduka ku muvuduko wo hejuru? Muri iki kiganiro turabagezaho ubuhanga 9 bwa mbere bw'ubwenge bw'ubukorano ukeneye kwiga nonaha kugira ngo ugume imbere y'abandi byibura ku kigero cya 97%. Ntukwiye gucikwa akantu na kamwe. Icya mbere duheraho, prompt engineering. Prompt engineering ni uburyo bwo gushyiraho cyangwa gutegura neza ibibazo cyangwa amabwiriza prompts y'uburyo ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano AI cyangwa za mudasobwa zikenera kugira ngo zitange ibisubizo byizewe kandi bifite ireme. Mu Kinyarwanda, prompt engineering ni kimwe n'uburyo bwo gukoresha imvugo n'imyandikire mu buryo bunoze ku buryo mudasobwa zishobora kumva neza icyo umuntu ashaka bigatuma zisubiza mu buryo bukwiriye. Iby'ingenzi mu gukoresha neza prompt engineering harimo gutegura ibibazo byumvikana neza. Gukoresha amagambo asobanutse ni ingenzi. Ntabwo ari byiza gutanga amabwiriza agoye gusobanukirwa kuko bishobora gutuma mudasobwa cyangwa ubwenge bw'ubukorano budasubiza uko bikwiriye. Harimo nanone kugaragaza neza icyo ushaka. Prompts cyangwa amabwiriza uri guha mudasobwa agomba gutanga ibisobanuro birambuye ku cyo ukeneye. Urugero, niba ukeneye igisubizo cyerekeye amateka, ugomba gusobanura neza ku cyo ushaka, niba ari amateka runaka, aho kugira ngo ubyandike mu buryo bwa rusange. Ikindi kirimo ni uko ugomba gutanga urugero cyangwa aho ushaka ibisubizo biva. Hari ubwo ushobora gushyiraho icyerekezo cyangwa urugero rw'uko ushaka ibisubizo biba biteye. Ibi bituma mudasobwa cyangwa ubwenge bw'ubukorano busubiza ukurikije ibyo witeze. Gukoresha ururimi rwizewe, tuvuge nk'urugero, gukoresha Ikinyarwanda cyizewe kandi kizima. Mu gihe ukoresha prompt mu Kinyarwanda, ni byiza gukoresha amagambo y'umwimerere kandi yubahirije amategeko y'imyandikire mu Kinyarwanda cyiza, kuko izafasha ubwenge bw'ubukorano gusobanukirwa neza ibyo ukeneye. Ikindi tugiye gukurikizaho ni AI powered personal branding. AI powered personal branding ni uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano AI mu kubaka no kumenyekanisha isura yawe ku giti cyawe mu buryo burushijeho kuba bwiza kandi bwihariye. Iyo umuntu yifashishije AI mu gushyira hanze imikorere ye cyangwa ibikorwa bye, AI imufasha mu buryo bwinshi, harimo kumenya ibyo ukeneye gushimangira. AI ishobora kwiga no kumenya ibyo ukunda, ingufu zawe, intege nke zawe n'ibindi wifuza ko abantu bakumenyeraho. Iri koranabuhanga rikoreshwa mu gusuzuma amakuru akurimo ndetse no kuguha inama ku byo wakwibandaho. Ikindi kirimo ni uko harimo gutegura ibikuranga bihoraho. Ubu bwenge bw'ubukorano bugufasha gutegura ibikuranga birimo amafoto, amagambo cyangwa ibitekerezo bihora bihujwe n'ibyo wifuza kumenyekanisha kuri sosiyete cyangwa abashaka kugukurikira. Ibi bituma uhorana isura imwe kandi ifatika. Ikindi ni ugushyira amakuru yawe kuri murandasi neza. Ubwenge bw'ubukorano bugufasha mu gukora no gukwirakwiza ibyo watangaje mu buryo bwihuse kandi bwagutse. Urugero, iyo uri gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa indi miyoboro, ubwenge bw'ubukorano bushobora kugufasha gutegura ibitekerezo bihuje n'abagukurikira, isaha nziza yo gutambutsa ubutumwa ndetse no gukora ubusesenguzi bw'icyo cyatumye ubutumwa bwawe bukundwa. Ikindi ni uko ubwenge bw'ubukorano bugufasha gushaka abagukurikira. Ubu bwenge bw'ubukorano bukoresha imikorere myiza y'ubusesenguzi kugira ngo bukorere isesengura ry'ukuntu ibikorwa byawe byatuma ubona abantu ndetse n'uburyo wabiyegereza, ndetse bikanagufasha n'uburyo bwo kubigaho neza. Ibi bituma ushyiraho ibyakurura
abantu benshi bifuza kumenya no kukwiyegereza mu bikorwa byawe byose. Kwihutisha guhindura imikorere iyo hari ibitagenda neza cyangwa hari ibyo ukeneye guhindura mu buryo bwo kugera ku ntego zawe. Ubwenge bw'ubukorano bushobora kugufasha kubona amakuru ku buryo bwihuse no kugufasha gukosora ibyo bibazo hakiri kare. Ubu buryo bw'imenyekanisha bwifashisha ubwenge bw'ubukorano bugufasha kugera kure mu kubaka isura yawe, kuzamura ibikorwa byawe no gukoresha igihe neza mu rugendo rwo kwigaragaza ku isi y'ikoranabuhanga. Ikindi, data storytelling and visualization. Data storytelling ni uburyo bwo gukoresha amakuru cyangwa imibare bugaragaza inkuru cyangwa ubutumwa runaka. Bigenda bikorwa ukoresheje ikoranabuhanga harimo n'ubwenge bw'ubukorano AI, kugira ngo amakuru avemo inkuru ifatika ifasha abantu gusobanukirwa ibyo iyo mibare ivuga cyangwa icyo igamije. Uko ibi bintu bikora rero: ubwenge bw'ubukorano AI bufasha mu isesengura ry'amakuru akomeye cyangwa agoye gusobanura, nyuma bugatanga ibisobanuro byoroshye mu buryo bwo kugaragaza ibyo amakuru avuga. Ibi bikorwa hifashishijwe visualization, aho amakuru yerekwa mu buryo bujyanye n'ibishushanyo cyangwa ibishushanyo mbonera nka graphics na dashboard n'ibindi. Icyo ubu buryo bwa bugamije: data storytelling ituma abantu basobanukirwa n'amakuru atagiraga ubusobanuro bwihariye mu gihe byari biri mu mibare gusa. Iyo ufashe iyo mibare ukayikoramo inkuru, ifasha abantu kumva neza icyo amakuru arimo ababwira. Visualization yo ifasha kwerekana amakuru mu buryo bwihuse kandi bworoshye, ku buryo abantu bashobora kubona amakuru akomeye mu gihe gito kandi bakayigaho vuba. Uko AI bigufashamo rero: AI igira uruhare runini cyane mu gukora isesengura ry'amakuru menshi mu buryo bwihuse kandi bugakurikirana ingingo yihariye, bigatuma ibyashakishwaga byihutishwa. Nka Natural Language Processing NLP, AI ishobora kwandika neza ibyo amakuru avuga, ikaba yanagukorera raporo zikomeye zikubiyemo ibisobanuro by'ingenzi bishingiye ku mibare. Ingero: igihe wifuza gusobanura uko ubukungu bw'igihugu bwifashe, ushobora gukoresha imibare iva muri raporo z'imibare z'amabanki cyangwa ibigo by'ubukungu, hanyuma ubu bwenge bw'ubukorano bukagufasha gusesengura ayo makuru, ugatanga uburyo bworoshye bwo kuyasobanura. Mu byiciro by'ubuvuzi, ushobora kwerekana uko virusi itera indwara ya Marburg yagiye ikwirakwira mu gihugu ukoresheje imbonerahamwe zerekana aho yagaragaye cyane kurusha ahandi, ukanerekana iby'ingaruka zabaye ku bantu mu myaka itandukanye. Aha rero data storytelling and visualization bituma inkuru cyangwa amakuru arushaho kuryohera abayakurikirana, kuko byoroshye uburyo bwo kuyatanga, gutuma abantu bayakurikira kandi bakabisobanukirwa mu buryo bwimbitse. Ikindi mu bintu 9 tugiye kuvuga kindi, creative AI thinking. Creative AI thinking ni uburyo ubushakashatsi bwo gushaka ibisubizo bishya bikorwa n'ubwenge bwo gukorana artificial intelligence cyangwa se AI. Ubwenge bwa AI bushobora gutekereza mu buryo budasanzwe, gukora imyanzuro ishingiye ku makuru bwinjijwemo, ndetse no kumenya uburyo bwo gukemura ibibazo bishya bitari bihari mbere. Ubu buryo bushobora kumva amakuru no gushaka inyunganizi. Ubwenge bwa AI bufata amakuru menshi bukayasesengura bukoresheje uburyo bwo gutahura ingingo zihuriweho, hanyuma bukagerageza kubaka ibisubizo bifatika. Urugero: AI ishobora kwiga uko abantu bitwara mu mishinga runaka, hanyuma ikagira igitekerezo cyo gushaka ibisubizo bitandukanye, kuvumbura ibishya. Uko AI ikomeza kwiga kugerageza ibintu bishya, ishobora kuvumbura ibyo abantu batari barigeze batekereza.
Gutekereza mu buryo budasanzwe ni kimwe mu bigize gutekereza neza ku rwego rwa AI. Urugero, robot cyangwa porogaramu ifite ubwenge bw'ubukorano ishobora gufata ibyemezo cyangwa gutanga ibitekerezo bitari byaratekerejwe mbere mu buryo bw'abantu basanzwe. Guhanga udushya, innovation. AI ishobora gukora udushya mu byiciro bitandukanye, haba mu buhanzi, mu bucuruzi, mu buvuzi n'ahandi. Urugero rufatika ni uko ubwenge bw'ubukorano bushobora gukora ibihangano bishya nk'indirimbo, amashusho cyangwa inyandiko zishingiye ku bumenyi bwahawe. Kwigira ku mico myiza. AI itekereza ishingiye ku mikorere y'imiterere yayo kandi ikoresha ubumenyi yakura mu nzira z'ibanze. Ibi biyifasha gutanga ibisubizo cyangwa guhanga udushya dushingiye ku byari bihari ariko bigashyirwa mu mwuka mushya w'ubumenyi. Ibi byose ni ingenzi mu gutekereza ku buryo AI ikora kugira ngo itange ibitekerezo bishya bitandukanye n'iby'abantu basanzwe kandi biganisha ku gusubiza ibibazo bihari cyangwa byihariwe mu ikoranabuhanga. AI Business Strategy and Implementation. Gushyira mu bikorwa strategy y'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se bukoresha mudasobwa artificial intelligence ni inzira isaba gutegura neza no gushyira mu bikorwa ibitekerezo bihamye bigamije guteza imbere ubucuruzi bukoreshejwe ubu bwenge bw'ubukorano. Dore uko bikorwa rero. Gusesengura isoko. Ugomba kubanza gusuzuma uburyo AI ishobora gufasha urwego wifuza gukoreramo. Isoko ryose rifite ibikenewe byihariye, bityo AI izakoreshwa mu gushaka ibisubizo bikwiriye muri urwo rwego. Urugero, mu rwego rw'ubuvuzi, AI ishobora gukoreshwa mu gusesengura neza amakuru y'abarwayi. Gushaka ibikoresho n'ubumenyi. Birakeneye ko ufite ibikoresho bikora neza na software za AI, by'umwihariko abantu bafite ubumenyi bwihariye mu by'ubumenyi bwa mudasobwa, ibyo twakwita machine learning, bagomba kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa bya AI. Ukeneye kandi kwihugura cyangwa guha abakozi amahugurwa kugira ngo basobanukirwe n'imikoreshereze ya AI. Gutegura inyigo n'inyandiko wakwifashisha. Nko mu bundi bucuruzi, ni ngombwa gutegura inyandiko z'igenamigambi ikubiyemo intumbero n'iby'ingenzi bigomba gukurikizwa mu gushyira mu bikorwa ubwenge bw'ubukorano. Harimo ingengo y'imari, ibikoresho bizakenerwa n'icyerekezo cy'ubucuruzi muri rusange. Kuzamura icyizere mu bakiriya n'abafatanyabikorwa. Abakiriya cyangwa abafatanyabikorwa bashobora kugira impungenge ku bijyanye n'ubuziranenge cyangwa umutekano wa AI. Ugomba rero kubereka uburyo iri koranabuhanga rizakemura ibibazo byabo kandi rikazatuma serivisi cyangwa ibicuruzwa byawe bitera imbere. Urugero, mu bucuruzi bwo kuri internet, AI ishobora gukoreshwa mu kwemeza ko serivisi yo gucuruza ibicuruzwa igenda neza. Hagakoreshwa ubwenge mu gutanga ibyo abakiriya bakeneye byihuse. Gukurikirana no guhindura strategy. Mu gushyira mu bikorwa AI, ni ngombwa gukomeza gusesengura umusaruro uvuyemo, ukamenya niba hari ibintu bigomba guhindurwa kugira ngo gahunda y'ubwenge bw'ubukorano igende neza. Gukurikirana ni ingenzi cyane kuko bigufasha kumenya niba ubona inyungu wifuza kandi bigatuma ugena icyerekezo gishya bitewe n'uburyo wabonye ibyavuye mu isesengura. Uburezi n'ubushakashatsi. Mu ishyirwa mu bikorwa by'ubwenge bw'ubukorano mu bucuruzi ntabwo biba bihagije kuyishora mu bikorwa gusa. Ugomba no gukomeza kwigisha abakozi uko bayikoresha no mu buryo bwiza no guhora wihugura ku buhanga bushya buri gukura ku isoko ry'ikoranabuhanga. Reka dufate urugero rw'isoko ry'ubucuruzi ku bihereranye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano mu Rwanda. Mu Rwanda, AI irimo kwinjira mu nzego zitandukanye z'ubuzima n'ubucuruzi. Urugero ni nka serivisi z'ibigo by'itumanaho zikoresha AI mu guha abakiriya serivisi zihuse nko kwikemurira ibibazo bakoresheje ibikoresho by'ubwenge, nk'aho babaza ibibazo bijyanye na serivisi batagombye guhura n'umuntu. Gushyira mu bikorwa ubu bwenge bw'ubukorano birasaba ubushishozi no kumva neza ibyifuzo by'isoko no kubaka uburyo bufasha abacuruzi
cyangwa se ubucuruzi bukomeza gutera imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikindi tugezeho muri bya bintu 9, AI project management. AI project management cyangwa kuyobora imishinga ukoresheje ubwenge bw'ubukorano AI ni inzira yo gukoresha ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge bw'ubukorano mu kuyobora no gushyira mu bikorwa imishinga. Iyi mishinga iba ifite intego zo gukemura ibibazo runaka hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ryo guhanga no gucunga neza amakuru menshi, gukora igenzura ry'imikorere y'imashini cyangwa ibindi bikoresho bya mudasobwa n'ibindi bikorwa by'ubumenyi bukomeye. Mu gihe ubuyobozi bwa AI bugerageza gucunga umushinga, hari iby'ingenzi bigomba kwitabwaho. Icya mbere, gushyiraho intego z'umushinga. Intego z'umushinga zigomba kuba zifite aho zihurira n'ibishoboka by'ikoranabuhanga rya AI, nko gukora ubushakashatsi, guhanga ibikoresho bishya cyangwa gutanga ibisubizo bikoresha AI. Icya kabiri, gutegura ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aha niho hitabazwa ibikoresho bishobora gucunga umushinga, bigasuzuma amakuru ndetse bikayabyazamo igisubizo gifatika. AI ifasha mu kubyaza umusaruro ingufu mu gukoresha amakuru menshi, big data, gukora igenzuro no kwihutisha imirimo itandukanye mu mushinga. Icya gatatu, guhanga uburyo bwo kwemeza no kugenzura. Ibi bikorwa bihuriraho na tekinike zikoreshwa mu kuyobora imishinga ya AI. Hakaba harimo kugenzura uko ibyakozwe bigenda bifasha kugera ku ntego umushinga wari ufite, ndetse no kumenya aho bigomba guhindurwa cyangwa gukosorwa. Icya kane, guhuza itsinda n'ibikorwa. Mu kuyobora umushinga w'ikoranabuhanga rya AI ni ngombwa ko habaho guhuza itsinda rikorera hamwe, kandi buri wese agahabwa inshingano zifite aho zihuriye n'ubumenyi bwe mu bijyanye na AI. Icya gatanu, kugenzura ibitabo by'imyitwarire ya AI cyangwa se AI ethics. Kumenya no kugenzura uko AI ishobora kwirinda gukora ibihabanye n'amahame y'imyitwarire mu mushinga ni ingenzi cyane kugira ngo AI itangiza uburenganzira bwa muntu cyangwa izindi ndangagaciro z'ubutabera. AI project management rero mu Kinyarwanda ni uburyo bwo kuyobora imishinga igamije iterambere ry'ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge bwo gukorana, bigakorwa mu buryo buboneye, bwumvikana kandi bufite inyungu ku mishinga, ku itsinda ndetse n'abakoresha iryo koranabuhanga mu buzima bwa buri munsi. Natural Language Processing NLP. Natural Language Processing NLP ni ikoranabuhanga ryo gufasha imashini kumva, kuvuga no gucunga ururimi kavukire rw'abantu. Ubusanzwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byakira ururimi rw'amagambo yanditse cyangwa yavuzwe, bikayakuramo amakuru kandi bigatanga ibisubizo bijyanye n'ibyo byasabwe. NLP igabanyijemo ibice byinshi, harimo icya mbere, gusobanura amagambo, aho imashini isobanura icyo ijambo cyangwa interuro ivuze hashingiwe ku nyito z'ibice bitandukanye by'ururimi. Icya kabiri, gukosora inyandiko, aho ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gutahura amakosa mu magambo no mu buryo bwo kwandika nk'imyandikire cyangwa inyito. Icya gatatu, kuvumbura ibikubiye mu nyandiko. Ubu ni uburyo bwo gusoma inyandiko ndende kugira ngo harebwe ingingo nyamukuru zikubiyemo, aho abantu bakoresha imashini kugira ngo bavumbure iby'ingenzi. Icya kane, ni ukwita ku bisobanuro by'uburyo ururimi rushyirwa ku murongo, gufasha imashini gusobanukirwa n'uburyo amagambo ashyirwa hamwe mu nteruro, bityo bigatuma izi mashini zirusha kumva ibivugwa cyangwa ibyanditswe. Iri koranabuhanga rya NLP rikoresha inzira zitandukanye zirimo machine learning, aho mashini zigenda zimenya uko abantu bakoresha ururimi buhoro buhoro, bikazifasha gukora neza mu gihe cyo kugerageza gusobanura cyangwa guha ibisubizo umuntu wabisabye. Curiosity and continuous learning. Kugira amatsiko ni ubushake bwo kumenya byinshi kurushaho. Ni igitekerezo gishimangira ko umuntu cyangwa sisitemu ya AI igomba kwitondera no kwiga ku bintu bitandukanye kugira ngo irusheho kumenya
no guhanga udushya. Ibi bifasha mu guhangana n'ibibazo no gufata ibyemezo byiza. kandi gukomeza kwiga ibintu bishya bisobanuye gukomeza kumenya no guhindura ubumenyi ku buryo buhoraho. mu buryo bwihariye kuri sisitemu ya AI, kwiga igihe cyose ni ngombwa kugira ngo ishobore kunoza imikorere yayo. iyi sisitemu ikoresha amakuru aturuka ku masoko atandukanye, ikiga mu buryo bw'ikora automatic, bityo ikabasha gukura mu myitwarire no mu masomo y'ubuzima bw'abantu. muri rusange, kugira amatsiko no kwiga igihe cyose ni ingenzi mu iterambere ry'ikoranabuhanga, kuko bituma AI ikomeza kuba ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bishya no gutanga ibisubizo byiza. ibi bituma ibasha gukoreshwa mu nzego nyinshi nk'uburezi, ubuvuzi n'ubucuruzi, bigatuma imibereho y'abantu irushaho kuba myiza. Intuitive understanding of AI limitations. mu rwego rw'ikoranabuhanga, intuitive understanding ni ugukora ibijyanye n'icyo umuntu ashobora kumva byihuse hatitaye ku bumenyi bwimbitse cyangwa ku mahoro. uko bigaragara mu isi y'ikoranabuhanga, AI artificial intelligence ifite imipaka myinshi. hano hari uburyo bworoshye bwo kumva iyo mipaka. icya mbere, kudashobora gukora imyanzuro ihamye. AI ikoresha amakuru itanga kugira ngo ikore imyanzuro, ariko ntishobora gutanga imyanzuro ikomeye cyangwa y'amarangamutima mu buryo bwuzuye. niba ikoreshejwe mu gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima, ishobora gutanga imyanzuro idakwiriye. icya kabiri, ubumenyi buke mu gusobanukirwa. AI ishobora kumenya ibintu byinshi, ariko ntishobora gusobanukirwa mu buryo bwimbitse. ibi bisobanura ko AI idashobora guhuza ibitekerezo cyangwa kumva ibiri inyuma y'amagambo, ahubwo ikora gusa ku bisubizo by'inyandiko zayigejejweho. icya gatatu, imiterere y'amakuru. AI igomba gukorera ku makuru yahawe. niba ayo makuru afite amakosa cyangwa atuzuye, ibisubizo byayo nabyo bizaba bifite amakosa. ibi bishobora gutuma abantu batekereza ko imikorere ya AI ishingiye ku makuru atari ay'ukuri. kudashobora kwiyungura ubumenyi. AI ntishobora kwiga ibintu bishya byonyine, ishobora kwiga gusa ibiri muri gahunda yayo, bitandukanye n'abantu bashobora kumva no gukora mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye. icya gatanu, guhangayikishwa n'amarangamutima. AI ntabwo ifite amarangamutima. ibi bituma idashobora gufata ibyemezo byubakiye ku marangamutima y'abantu nk'urukundo, agahinda cyangwa se ibyishimo. icya gatandatu, gukora ku bikorwa bihoraho. AI ikora ku bikorwa bihoraho, ariko ntishobora gukora mu buryo bwihuse ku mpinduka zidasanzwe cyangwa ibibaho bitunguranye. mu gusoza, nubwo AI ishobora kudufasha mu buryo bwinshi, ni ngombwa kumenya ko ifite imipaka mu bushobozi bwayo. gukoresha AI mu buryo bufite intego, tugomba gukora twibuka ko abantu bafite ubushobozi bwo kumva no gufata ibyemezo bifite urwego ruhanitse rw'amarangamutima n'ubwenge biruta ibyakozwe na AI. niba ushaka gukomeza gutera imbere mu mwuga wawe no kumenya by'ukuri ikoranabuhanga, ugomba gukomeza kwiyungura byinshi ku buhanga bw'ubwenge bwo gukorana. niba utabikora, byazakugora rwose mu kuryoherwa n'ibihe biri imbere. niba mwishimira ibyo tubagezaho, ntimwibagirwe kwiyandikisha subscribe kuri channel yacu kugira ngo mubone izindi video dukomeje kubategura. ntimwibagirwe kandi gukanda kuri like niba ibiganiro byacu bibanyuze. ibi rero ni uburyo bwiza bwo kugaragaza ko mwishimira ibyo tubagezaho, bigatuma dukorana imbaraga nyinshi mu kubategurira ibindi biganiro byiza byinshi. mwibuke kandi gusangiza iyi video inshuti zanyu kugira ngo nabo bashobore kubona iki kiganiro. turabasaba gutanga ibitekerezo byanyu cyangwa ibibazo mushaka ko twazaganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha. ibi kandi bizatuma dukomeza kugirana umubano mwiza. murakoze cyane ku bufasha bwanyu, umusanzu wanyu ni ingenzi. mukomeze mugubwe neza.